Gipinga wacawi ni umuti w'agatangaza uvura indwara zitandukanye cyane cyane indwara z'amarozi y'ibihuherano cyangwa se ibitegano. Gipinga wacawi ni umuti uvura cyane kandi ukagangahura. Ni umuti kandi uvura indwara z'amashitani, ni umuti kandi uvura indwara z'ibisazi, ni umuti ndetse uvura bya bindi byose bita by'imikoshi, inyatsi, amashitani, imyuka mibi yose itandukanye. Ni umuti kandi uvura ibitegano, ibihuherano, amarozi batuma umuntu, amahembe, ibitega ndetse n'ibindi. Gipinga wacawi akaba ari umuti ukomeye cyane ku ndwara nyine zifitanye isano n'amarozi, indwara z'amashitani, ibitega, amahembe, indwara nyine z'amarozi, ibihuherano, imijaganyuro, ibyo batega abantu, ibyo babahuhera, kurara abantu barotaguzwa, bagenzwa cyangwa bafatirwa inyatsi, imyuka mibi, gufatirwa ndetse n'ibindi no kuzingura byose. Gipinga wacawi akaba ari umuti w'ifu, akaba ari umuti boga mu mazi, ukaboga mu mazi ndetse ukajya unawutera no mu nzu, ndetse ukajya uwoga kenshi byibura mu gihe cy'iminsi 5 uwoga ubukize burundu. Gipinga wacawi iyo bibaye ngombwa cyangwa se ukeka ko urugo rwawe baba bararuhumanyije, icyo gihe nabwo aba ari ngombwa ngo ufate gipinga wacawi ushyire mu mazi, hanyuma uyitere mu nzu. Y'amazi ugenda uyatera mu nzu ahantu hose kugira ngo ubashe kuvura urugo rwawe ndetse ubashe no kuvura n'abarugize mu gihe waba uyiteye mu nzu. Gipinga wacawi kuyoga ni ingenzi mu gihe cyose waba wumva hari ibyo waba urwaye ufitanye isano n'amarozi, uherano cyangwa se ibitegano cyangwa se amashitani. Gipinga wacawi wayuhagira abana, abakuru ndetse n'abatoya mu gihe baba barara barotaguzwa, bashikagurikwa cyangwa se batererezwa ibintu runaka, yaba abantu bo mu ngeri zose gipinga wacawi barayikoresha. Gipinga wacawi ni umuti ufite inkomoko muri Nigeria, akaba ari umuti ufite ubushobozi bwo kuvura ubwo burwayi bwose bufitanye isano nyine n'amarozi atandukanye, amashitani, imyuka mibi ndetse n'ibindi byose bitandukanye bifitanye isano nabyo. Gipinga wacawi uyu munsi ushobora kuyibonera mu ivuriro Natural Health Medicine kuri 0783860999. Icyitonderwa, gipinga wacawi ntago ari umuti banywa, ahubwo ni umuti boga, ni umuti bakaraba, ukazajya uwukaraba nijoro ndetse ukaza ukaraba na mu gitondo, ariko ukabikora byibura mu gihe cy'iminsi 5. Waba ukeka ko wahumanyijwe, utongerwa ibintu, wohererezwa ibintu cyangwa se wagiye ufatirwa cyangwa uzingwa cyangwa ufatirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, indwara z'amashitani ndetse n'ibindi, ibyo byose gipinga wacawi bikuraho nko guhumbya. Gipinga wacawi kandi mu gihe waba warahumanyirijwe urugo, icyo gihe nayo uyitera mu rugo, mu nzu, ibyo byose bikabirarangiye. Wifuza rero uyu muti w'agatangaza wa gipinga wacawi, wahamagara nyine muri Natural Health Medicine mu ivuriro rivurisha ibimera, imbaraga z'ubutaka n'amazi n'iz'inyamaswa, hanyuma ugahamagara kuri 0783860999. Ndagushimiye wowe tubanye muri iki kiganiro kuri uyu muyoboro YouTube channel Icurire TV, kandi wibuke gukora subscribe na like na share kugira ngo iyi nkuru igere no ku bandi bagenzi bawe. Urakoze cyane, ndakwifuriza amahoro kandi ukomeze ugire ibihe byiza, ntukabure amata mu rugo rwawe ndetse nabo kuyanywa. Asante.